izina rya Yesu, kugira ngo natwe mwami Yesu twakire nanone kandi ibyo kurya by'ubugingo, kugira ngo dukomeze urugendo dufite imbaraga. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. 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 Mbere nshimye Imana iduhaye uyu munsi. Imana ituremera umunsi kugira ngo tuwunezererwemo, kandi umunezero wa mbere ni uko twisanga turi mu nzu yitiriwe izina ryayo. Amen. Hanyuma rero nshimye Imana ko nanjye ndi mu nzu yitiriwe izina ryayo. Nshimye Imana ko yanyemereye ko ari njyewe dusangira ijambo ry'Imana muri aya masaha. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma dushimiye n'abayobozi tugira icyizere bongera kuturarikira gusangira ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Mwafite ntacyo nyinshi urumva mwaciyemo agahe gato tutabonana, kandi mvuye no mu iteraniro. Mpamvu mubonye mwantanze, nari mvuye mu iteraniro iwacu mu Muhima, n'ubu nindangiza ndahita nsubirayo. Amen. Mwakire ntacyo zabera. Tugende mu gitabo cyo Kuva igice cya 25 umurongo wa mbere kugera ku 8 gusa. Igitabo cyo Kuva igice cya 25 umurongo wa mbere kugera ku 8. Itorero ryunguka umunsi ku munsi, hanyuma n'abadukurikirana hirya no hino muri bwa buryo bwiza Imana yashyizeho. Muri harimo abo tutaziranye bateranye hano, n'abandi bari hirya no hino. Nitwa Mupenzi Jean Dodier, ndi hariya ku Muhima nyine. Amen. Mwahageze? Kuva 25 umurongo wa mbere kugera ku 8 aravuze ngo, Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisiraheli bantura amaturo, umuntu wese wemezwa n'umutima we azaba ari we mwakira ituranura. Ibi aba ari byo mwakira w'amaturo: izahabu n'ifeza n'imiringa n'ubudodo bw'umukara w'akabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza n'ubwoya bw'ihene n'impu z'amasekurume y'intama zizigishijwe inzingo itukura n'impu z'inyamaswa zitwa tahashi n'imbaho z'ibiti byitwa imishita n'amavuta y'amatabaza n'ibihumura neza byo kuvangwa n'amavuta ya elayo yo gusiga n'ibyo kuvangwa bigahinduka umubavu mwiza wo kosa n'amabuye yitwa shohamu n'andi mabuye yo guhondwa akaba ku mwambaro witwa efodi no ku mwambaro wo ku gituza, kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Amen. Amen. Nayo tugiye kuganiraho umwanya dufite w'aya masaha. Ubundi umuntu utinda ku meza n'udafite indi gahunda, hanyuma rero nirancawe. Amen. Mwavuye mu mirimo mugiye gusubira mu mirimo. Hari abandi bigomwe barambitse suri hasi bagiye gukurikirana amateraniro. Hari abandi bari mu mirimo itandukanye bavuga ati ngiye kubikurikirana ku gatelefoni kanjye, ariko njye mu bindi mu kanya ntago turi bubatindire, ariko nanone turakuramo intego tuza gusengeramo. Amen. Iminsi mfite yo kuganira namwe uhereye kuri uyu, turavuga ko Yesu Kristo ari we nsinzi y'icyaha. Amen. Haleluya. Yesu Kristo ni we nsinzi y'icyaha. Nicyo turi buganire, kuko imbogamizi n'ingorane n'ibyabangamira ubusabane bwanjye n'Imana ni igihe cyaba ari icyaha. Ibyabangamira ubusabane bwawe n'Imana ni icyaha gusa. Haleluya. Kandi nta kindi kintu kiriho, nta n'ikizabaho watunga natunga ngo kibashe kudukuraho icyaha keretse impongano ya Kristo. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
imana mu bihe byayo byose, cyane ko yisanzeho itararema isi, itararema ijuru, itararema inyanja n'amasoko, itararema ibiriho byose, iyo yari idufite mu bitekerezo ngo kandi ibineza neza byayo yishimira kubana n'abantu. ubwo twayishimira ni ukuvuga ngo mu bintu igira bya buri munsi ibishaka kwihura n'umuntu. asifiwe. hanyuma ibintu byose mu itangira ry'irema ku bakristo basanzwe mwarabisomye, n'abandi mutarizera murabimenya kuko ndanyura mu mushamake. mu bintu byose biriho, ibyo tubona n'ibitagaragara byaremwe n'ijambo. Imana yaravuga ngo bibeho bikabaho. Amen. iki nikibeho kikabaho, nihabeho inyanja ikabaho, umwuka ukagendagenda hejuru, ibonana umwuka uzabishobora gusa. Haleluya. iravuga ngo noneho reka ntazaremera umuntu mu gihano kuko we ntiyagenda mu bubasha azaba afite kugendera hejuru y'amazi. Ibyo irayarunda ngo isiga ahumutse ubu butaka. Haleluya. ibyo ni ijambo gusa, ntihabe hahumutse hakumuka. Imana ishimwe. imisozi iremwa n'ijambo, ibibaya biremwa n'ijambo. hanyuma ibyo bintu byose byaremwe n'ijambo wari umuteguro w'umuntu uzaza nyuma yabyo. ibintu byose byaremwe ari igeno ry'umuntu. Amen. Imana ishimwe. ari igeno ry'umuntu. ndashaka kubabwira ngo ibitubijije icyuya ni ingaruka z'icyaha. ni nayo mpamvu Imana ihora itwinginga idushishikariza uburyo twatandukana n'uwo mugome witwa icyaha kugira ngo twongere dusubirane igeno ryacu. Amen. hari n'ababuze uko baza aha kandi bari mu metero 100 n'urusengero. kubera iki? niduhura tuvuye haravuga ati muvuyeyo, tuvuyeyo kandi mashaka ibirayi, numva nagiye kuza bari bwo mbona umukiriya, kandi kuva mu gitondo nta kintu nari nabonye. gushaka ibirayi ni ingaruka z'icyaha. Imana itugirire neza. kugera ku byo twambara bya bindi bihenze n'ibya makeya ni ingaruka z'icyaha. ntihazagire ukwirataho ngo yagize isumbwe kubera ko abona wambaye umusaza akambara superi. ni ingaruka z'icyaha twambaye kubera guhisha isoni z'icyaha, guhisha isoni z'ubwambure bwacu. ni Imana yabikoze. nubwo ubona abantu bagenda babunuza mu bihe bya nyuma, ariko ntabwo bitangiye ubu. mini yatangiriye kuri Adamu wa mbere wakoze icyaha, ntabwo bitangiye ubu. Imana ishimwe. hano haba hateraniye abantu baturuka hirya no hino. ubu hari n'abo bari mu gisibo cya Pasika hirya hariya, ariko abitorero natwe kandi dukwiriye gutegura iyo minsi myiza kugira ngo twibuke igihe cy'inshungu yacu, ko umuntu yacumuriye ku giti agacungurirwa ku giti. Imana ishimwe. Haleluya. nitwe dukwiriye kubizirikana cyane kuko tuzi neza icyo Kristo yakoze ku buzima bwacu. abizera twamukomera amashyi Kristo. Amen. irema umuntu, igeze ku muntu yavuga ngo no, inama yacu yabaye mbere isi itararemwa. yanzura ko tuzarema umuntu mu ishusho yacu agasa natwe. none igihe kirageze, ibintu byose by'umuteguro we byamaze kugera mu isi. Haleluya. ni ngombwa ko umuntu nawe agaragara. ariko naratangaye, umuntu aremanywa agaciro, umuntu aremanywa icyubahiro ku rwego rurenze imitekerereze yacu. ntakagira ugusuzugura. uri uw'igiciro imbere y'Imana kuko ufite ADN y'Imana, ufite igice cy'ubumana Imana yarambitse muri wowe. ube mugufi, ube muremure, ubihoho, mbese ugira ubundi busembwa watewe n'isi, ariko muri wowe uri uw'igiciro imbere y'Imana kuko Imana twebwe itugezeho yafashe umubyizi. Haleluya. bindi yavugaga ngo bibeho bikabaho, ariko ivuga ngo
ugira ishusho yacu agasa natwe ntagakwiriye kuvuga ngo nabeho, ahubwo ndamushyiraho imbaraga zanjye zose, ndafata umubyizi ndakora. Haleluya! Imana itagira se, Imana itagira nyina, Imana yisanzeho, Imana itari umuzungu, Imana itari umwirabura, Imana itari inyamerika, Imana itari inyakanada, Imana itari inyaburayi, Imana itari inyafurika, Imana itagira umwami, itagira umuperezida, Imana itagira Imana y'icyubahiro ituye mu mucyo utegerwa. Imana ijya mu byondo kubera wowe nanjye, ijya mu byondo irakata. Turi imirimo y'intoki z'Imana. Icyaha cya mbere uzakora ni ukwisuzugura, uzaba usizuguye umubyizi w'Imana. Ndabona hari abatinda muri meruwari ngo barebe atari ko banza Imana yarangeze birushye. Zero ntasone mu ijuru barakoze umubyizi. Asifiwe. Ibintu byose yarabiremye ntiyabisura. Ngo yarabiremye yavuga ngo kibeho kikabaho, ngo yakireba kikayinezeza. Ariko iremye umuntu iramusanga Theo. Umushyitsi wa mbere Adamu yagize, umuntu wa mbere umushyitsi yagize ni Imana. Anaguye abariza kumushaka. Nta na rimwe uruhare rw'umuntu rwigeze rugaragara, ahubwo Imana ubwayo yishaka. Haleluya! Ibyo dukora byose ni ukuturuhura umuruho icyaha cyaduteye kugira ngo twongere duhure n'ubusabane bwayo. Amen. Irakata ibyondo, irabumbabumba nk'umwana ukina nyirankono, nk'umwana uri mu mwanda. Imana yera, Imana ifite ubwere, Imana dutindana natwe abantu bakadutinya, n'abadayimoni bakadutinya. Ni Imana yahuye na Mose batindanye kugira ngo avugane n'abantu aritwikira, batameneka imboni z'amaso, bamureba bagasa nk'abareba mu ibatirishya ryamuritswe n'izuba, cyangwa bahanze amaso mu zuba. Ni Imana dutindana tugasa, ariko nimuyumve y'ubwayo iri mu byondo kubera njye nawe irakata ikirambitse, ibona umushinga wayo nturuzura. Icyo yari igambiriye, irashaka uwo baganira, irashaka uwo izajya isura nayo. Haleluya! Bakaganira. Ni nayo mpamvu inkomyi yo kutaganira n'Imana ni icyaha gusa. Naho umuntu wese wakwitambika akaba inkomyi yo kutaganira ari wowe, ari umuntu wabiteye, ntuzanamusengere, azabonana nayo. Ntukamusengere, dore ko ari abana basenga nawe, ariko Imana mu ishyaka ryinshi ikakwihorera. Naho ubundi iyo ibonye ufite umutima uyishaka, hakagira inkomyi rero y'umuntu runaka utuma mudasabana nayo, mwihorere, ahubwo usigara umugiriye imbabazi. Iyo ukinisha ntuyizi, ntabwo yakwemera kuba mu ijoro gusa, iza kureba n'uwo yaremye. Haleluya! 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 Amen. Kibumbabumbye, yanitse, nta furu, ibona ngo ni umurambo gusa, ni ibyondo bitose. Rega none agira ubwibone, ujye ugira aho ugarukira. Ngize ubwibone nkwiriye kugira aho ngarukira, nkwiriye no kuba mbwirinda ntibungereho. Kubera iki? Turi inzondo zitose. Uri uturangi twose washyiraho ni irangi rihoma ku byondo bitose, kandi hazazamo imidite. Yabanga ubuzima nashakaga kuri uyu muntu ntago arabugira. Igice cyanjye nicyo gisigaye. Uko nari nkwiriye kumurema niko aremwe. Ingingo zose ndabona zifite, ariko ni intumbi ntikigira umwuka. Rero ngo kugira ngo agire igice cy'ubuzima bwanjye, agire ishusho yacu, ase natwe, ndamuha deni yanjye. Nimwumve Imana y'inyacyubahiro, Imana yuzuye ijuru n'isi,
reka mvuge ibyoroheye ubwonko bwacu. Irunama ishyira umunwa wayo aho yashushanyije utunwa, ishyira amazuru yayo aho yashushanyije utuzuru, hanyuma ihuhiramo. Haleluya, haleluya. Imikoro ni nziza, irarangurura ikageza naho muri, ariko sinayishyiraho umunwa. Kakanu ni keza, gatuma roturu abaririmbyi bayumva, bakiyumva ko namwe barimo kubagaburira. Amen. Kani keza tugashyiraho ibitabo ntambara uru ruhimbi, ariko sinakarigata. Ariko nimwumva Imana agaciro yahaye umuntu. Ishyira umunwa wayo mu byondo. Imana itagira inyama n'amaraso, ishyira umunwa mu byondo, iduha igice cy'ubuzima bwayo, ibidushyize mu bukozi bwayo, duhinduka baremye. Amen. Haleluya, haleluya. Uko igipuriza cyeguka, aramwabonye ivuga ngo byuka tuganire, ahubwo yahushyemo ngo umuntu ahinduka ubugingo buzima. Barahoberana, ahita akura n'amasezerano aho ngaho. Amen. Yabaho nzajya ngusura, nurangiza imirimo yawe ya mbere ya saa sita, nyuma ya saa sita mu mafu ya nimunsi nzajya ngusura. Ariko nimurebe Adamu wa mbere utarahura n'icyaha, amahirwe afite yo kurarana ijwi ry'Imana buri munsi, yo kujya kuryama atandukanye nayo. Naheje ubwo nzagaruka ngeza ku irembo, ugende wiruhukire, nzagaruka. Reba Adamu utarota ari mu irimbi, reba Adamu utarota asambana, reba Adamu utararana imiruho y'abamwambuye, reba Adamu utarara yimyoza, reba Adamu utararamoka avuga ngo baranyishe baranyishe, akararana ijwi ry'Imana. Reba Adamu urarana indirimbo ibineza neza ko yaganiriye n'Imana. Reba Adamu. Hanyuma urahita wanga icyaha urunuka, ni ikigome, nicyo cyishe ubwo busabane. Na Adamu utagira ibyifuzo, barabisomye. Nguko yazaga kumusura, yaraganiraga ariko igatandukana. Ireba uyu muntu hari ibyo akeneye, ntabwo ari Adamu bivuga. Adamu yaranyuzwe no kubana n'Imana, nta n'ikindi yari yarigeze abona, kuko umwuzuro w'ibyo akeneye birahari. Amen. Haleluya, haleluya. Ibimwuzuro w'ibyo akeneye birahari. Hanyuma yuko ije kumusura igasanga ari wenyine nyine, ko nta wundi muntu. Iravuga ngo si byiza. Abasezeranye mwese muziko kenshi bari basomera, si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Siko bagusomeye hano tewa. Byiza kandi tuzabivuga kugera igihe itorero rizataye. Si byiza kuko ryavuzwe n'Imana, ntago ari umuhanuzi, ni Imana. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Haleluya. Ngo y'ubwayo niyo yabonye uwo muntu ataba, ntago ari Adamu, ari mu buzima butagira icyifuzo. Mwari muzi ko muri Kristo umuteguro uri muri Kristo ni ukugira ngo atugeze mu buzima butazagira icyifuzo. Haleluya, haleluya, haleluya. Niwe nsinzi y'icyaha. Aramureba isanga akwiriye kubona undi muntu. Mwari muzi ko itateguje Adamu, ariko Imana irahambaye. Baraganiriye gusa, baraganira. Teo aratwarwa, arasinzira neza. Ijwi ryiza ry'Imana neza ritanga amahoro y'umutima, umuntu agasinzira yarabuze ibitotsi. Ariko wowe barimo baraganira, mbwira musinziriza. Zumva bino bavuga ngo yateye anesthesi. Turiya ni utuntu tw'inaha, ni ingaruka z'icyaha. Baraganiriye, umuntu arasinzira. Ku rwego imukora operasiyo, ku rwego imubaga, ikura mu rubavu, irurema mu undi muntu, imurambikaho. Ntiyamusigira petimo, nta kandiko gatoya nibura yamusigiye ngo nukanguka ukahasanga undi muntu muryamanye umumbwirira aya magambo. Oya kada, yakangutse nawe yahimbawe. Haleluya. Aratakarwa, urakara ko mu mara yanjye, urakagufa, arabivuga. Uzitwa umugore, aratangiye rero. Uzitwa umugore kuko ukuwe. Mwarigiswe na Adamu, ntabwo ari Imana. Ni Adamu wavuze ngo uzitwa umugore kuko ukuwe umugabo. Amen. Barabana rero. Ati mbino mfite amategeko kandi mukanya iri budusure, irongere yadusubiriremo.
buriya biriya bintu byose turabyemera, ariko kiriya giti kiri hagati y'ibindi gukoraho wapi? Nidukoraho tuzapfa. Imana ije ibibasubiriramo. Umuntu nagusigiye waramubwiye, twaraganiriye, wamubwiye ko byose mubyemerewe, ariko hagati hariya bitemewe, nasoroma akarya muzapfa. Nayo mubwiye Eva nawe arabyumva. Amen, haleluya, haleluya. Ariko igihe kiragera arashukwashukwa n'inzoka, hanyuma arasoroma, arazirya, ahereza n'umugabo we. Arabasomye nyine n'abandi bavuga ngo Adamu ntiyarahari, yagiye ko babana. Arasoma, ahubwo igitangaza kirimo ni uko yasoromye Eva akarya kumva ziraryoshye n'iz'igikundiro, hanyuma amaso ye ntahweze. Kubera iyo mpamvu ntabwo ari aha responsable. Ahaye Adamu bombi. Adamu ntiyacyashye ngo byamugeze imbere nawe abona ari iby'igikundiro, avuga ati mpaho nanjye nitamire nkabona n'iby'igikundiro. Ararya bose, amaso agira ate? Arahweza. Batakaza tise bari bambaye yitwa kwera kw'Imana. Batakaza ubumana muri bo, bahinduka rero ab'ubwoba busa. Iyo umuntu yatakaje Imana aradagadwa, yiruka ntawe umwirukankanye, abona aho anyuze hose bamureba. Niyo abantu baganira agira ngo niyo bavuga, kubera ingaruka z'icyaha cyamwinjiranye agira ngo abantu bose bakibonye, agatangira kububa. Hanyuma atangiza idini y'abantu batakaje kwera kw'Imana, bahimba ikindi. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo abo ngabo si ubutumwa, abaturi inyuma mubirinde, kuko ntabwo Imana yacu dukora ariyo bakorera. Imana yabo ninda, birata ibiteye isoni byabo. Mubirinde. Haravuga ngo kandi bavuga ubutumwa, ahubwo bavuga ikindi. Iyo umuntu yatakaje ubwere bw'Imana avuga ikindi. Avuga ko bamugendaho, avuga ko barwanya impano ze, avuga ko atemerwa, akavuga yajya no mu ntege nke akabeshyera Yesu, akavuga ngo na Yesu yarabivuze ko nta muntu uzemerwa iwabo. Naho ni impamvu z'inzitwazo z'icyamwinjiranye. Byatangiriye kuri Adamu. Adamu niwe watangije idini. Asoroma ibibabi by'umutini bigira utwoya, akora akanyita. Niwe watangije mini, we na Eva. Nibwo mubibonye ejo bundi mugira ngo na twatunda abantu bihaturura kagira ngo ni intozi zirya umuntu. Ubwo twita ngo icyera ry'abadamu n'abakobwa, gapira kagapira. Umuntu yihaturura metero ebyiri akaba aragashima, yakaguze kamuhenze, ariko karamuha n'akazi ko kugenda yishitura. Yimaze yirya inzara, kurira haka kagera mu ntano akaba aramanuye, gutora igiceri ataye kakaba kaguye mu ngwero z'ikibuno akaba aramanuye. Ni ingaruka za Adamu. Nibo babitangije. Barabusoroma, bakoze akanyita, bakinga ku isoni z'ubwambure bwabo. Bavuga ati ahasigaye turayihisha, ntizatuvumbura, niza kudusura, umuntu wihisha Imana ugira ngo niwe atakwihisha. Abantu ni abahanga. Bavuga ati turikinga ku giti ntizitubure. Ariko kwikinga ku giti si ikindi, nuko n'utwo biremeye ntitubakwiriye. Ngo ku giti noneho Imana ije kumushaka izihamagara. Imana ntishobora gusura ubwoko bwayo itavuga, ntibyemera. Nubona itakuvugishije burya hari uwirimo ivugisha, ariko ntishobora kuza bwombo izivuga. Haleluya, amen. Ni Imana iraza. Adamu uri hehe? Ijwi ry'umubyeyi ntabwo iyo aho ari, kuko n'Imana ibera hose icyarimwe. Izi igihe bagikoreye, kandi ibyo byateguye kera, isi itararemwa ko izamucungura ntakigwamo. Irabizi ko azagira intege nke akakigwamo, hanyuma biterurwa kera nawe ubwo atararemwa. Inama iranzurwa, bavuga ngo nagwa mu cyaha tuzamukurayo, ariko tugumane ubusabane nawe. Duhimbaze Imana yacu itagituma turimbuka, ishaka ko twese dukizwa tukabona ubugingo buhoraho. Nikomerwa amashyi. Amen. Haleluya. Iraza yamagara ngo Adamu urihe? Adamu birasobanuye ngo umuntu. Buri munsi Imana ibishaka umuntu urihe? Materaniro yaranca wa umuntu urihe? Umva uko yasubije, numvise imirindi yawe ndihisha. Mu gihe Burayi ntabwo ari kwavuga, waravuga ngo numvise ijwi ryawe ndihisha. Kuko
telefone ishobora kuza kureba umuntu itavuga. Numvise ijwi ryawe ndihisha. Nimwumva ijwi ry'umubyeyi Imana Data. Yavuga ngo aho ntiwabariye kuri cya giti nakubujije. Umva impamvu zitwaza. Ibiti twari dusanganywe ahubwo umugore wampaye. Umve nawe. Umugore wampaye niwe wasoromye ararya arangije nanjye aramereza ndirira nuko byatugendekeye. Mugore we byagenze bite? Iyo ni Imana igishaka ko nibura batura bagasubirana ubuzima batakaje. Mugore we byagenze bite? Ati kuva nagera ino nasanze uyu mugabo abana n'inzoka kandi nawe inzoka warayiremye uzi neza ko irushize ibindi binyamaswa buriganya. Mu gihe burayi udumva ko bavuga haravuga ngo iyo umuntu yaguye mu cyaha ngo akikuraho akagishyira ku bandi n'Imana watarimo. Urugero Imana yabujije umuntu kujya gusura umuhungu. Umukobwa ati ntuzajye gusura umuhungu, imbere yawe ndabona hari icyaha cyo kugwa cy'ubusambanyi, uzirinde ntuzajyeyo. Kavuga ati ara nzaguma iwacu se. Ari itangazo rivuga ngo hano hari umukobwa nzajya kumusura Imana izamuhindura. Hanyuma iyo agiye akagwa agaruka abeshya. Tuba mu manama araza agasanga akaza avuga ati nari ngarutse nakoze icyaha ayibagarukiye itorero kugira ngo mve inyuma yaryo, ariko uko byagendekeye ndabibabwira. Byagenze bite? Nagiyeyo baragusora umuhungu azana fanta ashyiramo ikinini. Ubwo bashyizemo ikinini urakinywa ureba ashwita. Hanyuma aravuga ngo Imana iyo ibishaka yari guhina amaguru singeyo, nari kugerayo ikamuhindura ikigoryi. Nibyo Imana ntabwo ijya yivanga mu mahitamo y'umuntu, kubera ko turemwe bitandukanye n'impyisi, turemwe bitandukanye n'inyamaswa. Imana yashyizeho inzira ebyiri yo kumenya ikibi n'iki n'icyiza. Imana si umupolisi ngo ihagarara aha. Icyakora kuko ari umubyeyi ituburira mbere. Wahitamo rero aho ujya ikakwereka iti tuzahura uvayo. Amen. Haleluya. Ngo nicyo cyatumye bavuga ngo umugore wampaye, umugore ati inzoka. Burya ngo barimo babikura kuri bo babishyira ku Mana. Ati watubanishije n'inzoka ushaka iki? Wampaga umugore ushaka iki? Ko nari nibereye aho wasuraga mfite amahoro utarampa umugore, ntawe nagusabye singira ibyifuzo, wamumperaga icyo uzi ko nzagwa muri aka kaga. Umugore ati wanzanaga ino ukamuza n'inzoka n'uyu mugabo kubera iyo mpamvu ruragica. Imana ibambika batihanye. Mbona abantu Imana ishimwe. Murabona ko no mu mibyizi nambara ikote, murabona ko mu mibyizi nambara pase. Zero. Ntabwo ibyo ari byo wagashimiye Imana. Wagashimiye Imana ko bwije udapfuye, wagashimiye Imana ko bwije usinziranye ubugingo, wagashimiye Imana ko uwo munsi wanesheje, wagashimiye Imana imigisha yaguhaye. Ariko kuvuga ngo no kuwa mbere ngo wambare ikote, zero. Yahishaga isoni z'ubwambure bwacu. Asifiwe. Nabyo bitera ubugugu, umuntu akabyirundaho agahoberana n'undi byacikiyeho. Ati Imana izagutabara nanjye naho yankuye iramutabara inyuze ko igendera mu bantu. Yavuze ngo nimunyubakire ubuturo nture muri mwe. Haleluya. Murahuye aradandabirana arashimye avuga ko yagiye kwa muganga amaraso yamushizemo kubera inzara, hanyuma akuvuye imbere gusa. Nawe ubwo yarazanye urubanza imbere yawe kubwira Imana ati dore abo wahembuye mbaguye imbere. Imana itugirire neza. Amen. Yesu Kristo niwe nsinzi y'iki icyaha. Hanyuma rero ntakubarirwa icyaha atamenetse amaraso. Imana yica inyamaswa yambika Adamu na Eva. Amen. Batihanye. Ariko nimwumva urukundo rwayo. Ubu namwe mbabajije reka mbibaze babaze musubirize rimwe ndirobanurira. Niki cyatumye Adamu na Eva birukanwa muri Edeni? Nimunsubize ndivangurira. Niki? Ni icyaha. No kutihana. Sawa. Ndirobanuriye. Buriya ntaga Adamu na Eva Imana ibirukana muri Edeni ari ukubera ko bakoze icyaha. Ni ukubera urukundo rwayo. Mubisome mu bice bitatu by'itangiriro. Amen. Haleluya. Icyo itangiriro rigira 22 ntabwo ari iye. Kiriya gice cya gatatu
kigira imirongo 22 ntago ari myinshi. Hanyuma itangiriro ryose naryo warirangiza mu kwezi rigira imirongo 1500 ntago ari myinshi. Amen. Haleluya, haleluya. Ariko aho mu gice cya gatatu muzasome ngo Imana ngo kandi ngo henga batarambura ukuboko. Mwumva ikibirukaniye ngo kugira ngo batarambura ukuboko bagasoroma mu kuri cya giti cy'ubugingo bakarya, noneho bakaramira mu byaha badapfa. Nimwumva urukundo rwayo rero uko ruteye. Iravuga ngo henga mbakuraha badasingira bakaramira mu byaha. Niyo mpamvu ivuga ngo nurakara izuba ntirikarenge utihannye. Asifiwe. Niyo mpamvu ishaka ko irabizi intege nke za muntu ko yagwa mu cyaha, yagwa mu gicumuro. Iravuga ngo ntibikagere nimugoroba. Kandi urabona ko igenda itegura inzuri na saa sita yashyira amateraniro, kuwa gatatu ikashyira icyumba kiriza umunsi. Haleluya. Waza mu masezerano y'abasezeranye bakaba barinazemo kuwa gatandatu, ku cyumweru kaza mu materaniro. Buri munsi tugenera ifunguro rituma umuntu yacika icyaha ntakirarane. Haleluya, haleluya. Kuko nishaka ko ari n'umwe warimbuka, ishaka ko twese dukizwa tukabona ubugingo buhoraho. Haleluya, haleluya. Icyo yakoze rero urukundo rwayo nirwo rwabakuye muri Edeni, ibanaga iburasirazuba yavuga ngo nimugende, kandi ishyiraho uruzitiro. Iravuga ngo nta muntu uzongera kubona Edeni. Ndashaka kubabwira ngo mwari hano muzakomeza amashuri, abana banyu nabo bige. Itorero ritarataha rwose tuzarinda tuvino nta urabona Edeni. Kubera iyo mpamvu ibyari muri Edeni byose Imana yarabiteruye ibishyira muri Kristo. Haleluya, haleluya. Kuko nishaka ko ari n'umwe warimbuka, ishaka ko twese dukizwa tukabona ubugingo buhoraho. Haleluya, haleluya. Icyo yakoze rero urukundo rwayo nirwo rwabakuye muri Edeni, ibanaga iburasirazuba yavuga ngo nimugende, kandi ishyiraho uruzitiro. Iravuga ngo nta muntu uzongera kubona Edeni. Ndashaka kubabwira ngo mwari hano muzakomeza amashuri, abana banyu nabo bige. Itorero ritarataha rwose tuzarinda tuvino nta urabona Edeni. Kubera iyo mpamvu ibyari muri Edeni byose Imana yarabiteruye ibishyira muri Kristo. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu Zaburi ya 34:8 havuga ngo marayika w'Uwiteka ni Yesu abambisha amahema kuko tabamwubaha akabakiza. Niyo mpamvu mu kigerageza cy'umukiranutsi ntashobora gusa nacyo. Ntibyemera. Urabizi kweruka mu bushomeri ureba uko asaka ubigeranye n'uyu munsi yakorera. Reka ntibyemera. Abambisha amahema kugira ngo izina ryayo ridatukwa ku bwawe. Warabuza amavuta akaba ari bugira ponziza, akaba ari bugira uruhu rwiza. Haleluya. Warabuza neza. Haleluya, haleluya. Abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Mbere ikikora yabirukanyemo ishyira mu kerubi azengurutse inkota, ariko irangije imuhitiramo ko azajya apfa. Umuntu azajya apfa yongera abone kudapfa. Icyo ni igikorwa cyakorewe muri Kristo gusa. Amen. Aho twasomye rero ko nzakomereza ejo nzakomoza kuri iri hema kugira ngo abantu benshi ntibabasobanukiye n'ibyaryo turiganire. Amen. Umurimo Kristo yakoze. Imana yahamagaye Abisirayeli bavuye mu Egiputa, bageze Kanani, barenze inyanja, bageze mu butayu, bari mu butayu bagenda. Haleluya. Imana ibwira Mose ngo ngwino kuri Sinayi tuvugane. Ndashaka kuvugana nawe. Imuhera y'amategeko, ariko irangije yamubwira ngo ndashaka kuruhura. Izamuka ryawe rya buri munsi uje gushaka amakuru yashyira Abisirayeli ubwoko nironyeye, ndashaka kubaruhura nkazaho muri. Amen. Iravuga ngo murabigiramo uruhare rero. Umutima unkunda uri bunture. Haleluya. Ni muntura amaturo. Imana ni nziza, nimuyirambura ibiganza turushoreje. Imana ni nziza. Reka dusubikira. Imana ni nziza. Yagennye buri buntu wese ufite urukundo ruyikunda uburyo yagaragaza geste y'urukundo rwe ku Mana. Yashyizeho gutura. Iravuga ngo buri muntu kandi Mose nguhaye amaso areba umutima wabikunze ukunda Imana. Ntushyireho ubundi. Urabizi hirya no hino mu isi no mu gihugu cyacu haba amadini atandukanye ku rwego umuntu ashobora gukoresha ibandi kurindi kugira ngo ribakuremo amaturo. Ntabwo ari byo. Iyo umuntu yibutse urukundo rw'Imana arayitura. Yaba abantu baririmbye bataririmbye batanasenze
ubwayo yabanje gukunda itanga umwana. Haleluya. Hanyuma iyo twazirikanye icyo yakoze, haleluya, umutima ukunda utura Imana, kandi yashyizeho uburyo bwose buri muntu wese azabikora. Iravuga ngo uw'izahabu ni umuherwe azizana, uw'imiringa uw'ifeza babizana. Iravuga ngo ariko kandi hari n'abandi babajije utubaho baratubika two mu mishita, nabo bazabizana. Umushita murahuzi, ni umunyinya, ejo tuzawuvuga. Umunyinya ni ukuntu uteye, ubundi ntiwakavuyemo urubaho. Ariko iravuga ngo n'icyo kinyinya nacyo kize. Amen. Haleluya, haleluya. Iravuga ngo kandi uwanyuma nibura azana utwoya tw'intama. Uruhu wenda ntiyarubona, ariko yanzanira utwoya. Uwanyuma azana akadodo. Abango umuntu wanyuma wabikunze akazana akadodo angana n'uw'izahabu mu maso yanjye, kuko bivuye mu mutima ubikuze. Mahaguruke dusenge tujye mu mirimo, tuzabiheraho ejo. Amen. Kadusenge. Imana irashaka ko dukizwa tukabona ubugingo buhoraho. Imana ishaka ko tutirirwa n'icyango tukirarana. Abari muri iri teraniro baba rwose bumva hari inkomyi y'icyabinjiranye cyangwa igicumuro, hanyuma cyatuma batagirana ubusabane n'Imana. Zamura ibiganza dusenge. Zamura ibiganza dusenge, dusubire mu mirimo. Zamura ibiganza. Nabonye hamwe, Imana ibamugisha. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, izina rifite ubutware, izina rifite ubushobozi. Haleluya. Wemeye kwambara umuntu, wemeye kwambara umubiri, wemeye kugira inyama n'amaraso, kugira ngo ucungure mwene muntu, kugira ngo ucungure mwene Adamu, kandi ubihera kuri Adamu ugaragaza urukundo kuri rwe, haboneka inshungu y'amaraso y'inyamaswa, ariko wambika isoni z'ubwambure bwe. Uravuga ngo nzakomeza kugoragoza umuntu kugera igihe nzamwishirira. Imana ariyo mwuka wanjye nashyize muri we, idaheranwe n'isi na Satani n'umubiri. Turagushimye kubw'abazamuye ibiganza n'uweze, turagushimye kubw'abitorero abari aha n'abari kure. Turasenze ngo utweze, nikwabwiye Mose na Aroni, bavuga ngo kwera kwawe kuzerekanirwa mu bakwegera, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Niwe twegereye kuri aya bazwe, abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, itorero, abayobozi n'abayoborwa, turi imbere yawe. Haleluya. Twakiriye imbabazi zawe muri aya manywa, kandi dusabye imbaraga zitubashisha aho tugiye kujya, gukomeza kurinda ubwo bwere. Haleluya. Kugira ngo nanone kandi ucinzire ejo tukaboneka, tuzaboneke dushimwa nawe, tuzaboneke turi mu murongo w'ibyo ushima, tuzaboneke turi mu bwere bwawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze Yesu. Ntabwo ukiza ibyaha gusa, ukiza n'imibiri. Kiza indwara ziri muri aya materaniro, kiza kandi bigisubizo cy'ibyifuzo. Abantu bahoze babikubwira mu mutima, abandi babyatuje akanwa. Ibyifuzo bya niko Dawidi yavuze ngo niwumve ibyo usabwa, kandi abantu bose bazaza aho uri. Natwe turasenze, ijambo ryawe rirakiranuka, kandi imirimo yawe uyikorana umurava. Ejo tuzahure dufite amashimwe yuko tutishwe n'ibyaha, kandi dufite amashimwe y'imirimo wakoze ubwo twatandukanaga. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu.